wagize neza cyane kuri wowe wahisemo kujya ukurikira inkuru n'ibiganiro tugenda tukugezaho umunsi ku munsi. Wahageze kuri televiziyo ikugezaho inkuru n'ibiganiro bigezweho, ama updates agiye atandukanye agenda akugeraho gatanu kuri gatanu, ntandi wayabona usibye kama kawa on Shadu 250 TV. Murazi neza cyane ko nitwa Shadu. Iyi ni Shadu 250 TV nkuko nayimaze kubikubwira, igenda ikugezaho cyane cyane inkuru z'imyidagaduro zigezweho ziri kugenda zivugwa mu Rwanda ndetse no ku isi hose. Reka mbaze nkurarikire mbere yuko nkugezaho iyi nkuru, navuga ko itunguranye, navuga ko kandi ari n'inkuru nziza cyane, navuga ko kuri wowe ukunda NIYO BOSCO uri buze kuba wafatwa n'amarangamutima cyangwa se emotion ukaba warira. Ntabwo ari amarira y'agahinda, ntabwo ari amarira y'ibintu byabaye bibi, ahubwo nukuza kuvuga uti wow, wa muhanzi wacu turamukunda, wa muhanzi wacu arimo aratera imbere, ibintu bimubayeho navuga ko ari ibintu byiza cyane. Ariyo mpamvu nkurarikira ngo ukande subscribe, like, share ndetse utwandikire no muri comment ukugenda wumva inkuru zacu umunsi ku munsi. Hanyuma nitujya dushyiraho inkuru ugenda uzibona day by day. Ikindi wibuke gukanda ku kantu k'inzogera kari ku ruhande rw'iryo jambo subscribe, kugira ngo nitujya dushyiraho inkuru ujye uba mu bambere bagenda bazikurikira umunsi ku munsi. Mwayikaze. Yitwa Mr Seka, yitwa Mr Ubigenza Ute, mega hit, Mr mega hit here in Rwanda. Yitwa Mr Ubutsinzi, yitwa Mr mega hit peer pressure. Nimugoroba nibwo numvaga wani harontuye numvisha abasinzi ninjoro batashye basinze na kafi yari yarenze. Hanyuma indirimbo baririmbaga mapiya puresha, ese ubundi ntumbeshya ukaba umfatiranye ubwo ndi umuhini mushya, ibi byane nibiyo kunywesha. Abasinzi avuga ati koko peer pressure, izi nzoga unywesha, ibi bintu nkorera n'ibiki. Abasinzi baririmba iyo ndirimbo babasaza bashaje byahise bimpa inspiration, ndavuga nti Imana umutipe, Imana ni igitangaza. Nibuka ukuntu yatangiye icyo gihe bamuhuza na Gahongayire nayo naramukunze, ndabyibuka cyane. Ndabyibuka cyane kuri The Choice bamuhuza na Aline Gahongayire, Aline Gahongayire ararira, aravuga ati ntabwo nari mbizi. Avuga uburyo yagerageje kuba yagera muri media, akajya yandikira abanyamakuru bakamurya sini, kandi azi kuririmba, agakora uturirimbo tugaflopinga. Hanyuma aza kuza kuba yagira amahirwe, Bwana Irene Murinda Habi, Mr Irene Murinda Habi, the CEO Mr MIE. Hanyuma uyu mutipe agira gutya, n'umunyamakuru nawe amaze igihe kinini cyane mu myidagaduro, abaramufasha aramukoresha. Icyo bita gukoresha umuntu ukamukoresha imiziki koko. Kuri ubu ngubu NIYO BOSCO yitwa Mr Music Machine. Ibaze kugeraho umuntu yitwa Mr Music Machine. Ubwo Music Machine bisobanura imashini isohora imiziki. Si imashini ya gakondo, si rwa rusyo rwa gakondo, ahubwo ni nyine ubwo byumve nyine
byumve neza nyine ikintu kiva mu mashini tu urumva ikintu kiri modern utipa akora imiziki benshi baramwishimira harimo abayobozi aha navuga nka BOSCO wishimiwe cyane n'abantu benshi bagiye batandukanye yakoraga ibitaramo ahantu henshi cyane murahibuka muri za arena yagezeyo muri za stade yararirimbye baramwishimira mu makwe akaririmba abageni bakarira ati mana we hari ubukwe nabonye yaririmbyemo mutipero mu diaspora avuga ati mana yanjye ati muhaye miliyoni ari kurira agahinda kamwishe ati NIYO BOSCO muhaye miliyoni kuko ibi bintu ntibibaho ndamukunda nibwo bwa mbere mubonye sanga gusa yagiye yigarurira imitima y'abantu benshi bagiye batandukanye ahangaha navuga nka Minisitiri Bamporiki Edouard aho yigeze yakunze igihangano cyiwe cyangwa se impano ye nimvuga igihangano wenda navuga ko yabivugiye kuri peer pressure irandirimbo aherutse gusora yujuje miliyoni views mu byumweru bitatu akeka ukwezi nago ko ari kwakuzuye aha navuga nk'icyo gihe hashize amezi agera muri 2 hafi 2 n'igice ubwo Bamporiki yagiye kuri Twitter arapostinga ati mwana w'u Rwanda NIYO BOSCO 250 aramutaginga ati mwana w'u Rwanda NIYO BOSCO 250 ati wakoze kuri iki gihangano cyiza ati uri umuhanzi mwiza kandi waba intore yaba nkawe ati gwiza inganzo komeza ukebure yakenze ubuhanzi bwiwe ubuhanga afite mu kuririmba ubuhanga afite mu myandikire ni n'umwanditsi w'indirimbo niwe wandikira Vestine ndetse na Dorcas hari n'abandi bahanzi benshi yandikira aha rero navuga ko inkuru navuga ko kuri ubu ngubu ari ibyishimo nuko ya kompanyi n'ubundi isanzwe itegura ibitaramo hano mu Rwanda ndetse no muri East Africa muri rusange yitwa AIP East African Pro aya ni promoter ni ibiki ndanabyibagiwe ni AIP ni East Africa promoter ni East African Promoters yes nari nabikoze bagenda bategura ibitaramo byinshi bigiye bitandukanye murabizi no bateguraga guma ibitaramo biremereye cyane bya bitaramo byazagamo ba Diamond Platnumz yagize gutya iba yahitamo NIYO BOSCO kamakawa umuhanga mu kuririmba igira gutya imuhitamo iravuga iti bitewe n'ubuhanga ufite bitewe n'ahantu umaze kugera ubuhanga umaze kwerekana kuri ubu ngubu ku nshuro ya mbere NIYO BOSCO agiye kuba yaririmba muri Iwacu Muzika Festival ibintu byishimiwe n'abantu benshi ngira ngo nibwo mwamwumva muri Iwacu Muzika Festival ayitabiriye abantu benshi rero bitewe n'ukuntu bamukunda bagiyeho bitewe no kubona iyi nkuru nziza yatashye mu matwi y'abantu bose bakurikiranira hafi umuziki wa NIYO BOSCO bose bagize gutya bafatwa n'ibyishimo bikomeye cyane bamubona kuri stage afite ubumuga bwo kutabona bamubona kuri stage ari wenyine aperforminga akaba stage yose baravuga bati ni ibintu byiza cyane navuga ko rero ari inkuru navuga ko ari ibyishimo kuri NIYO BOSCO inkuru y'ibyishimo kuri MIE inkuru y'ibyishimo kuri Irene Murindahabi inkuru y'ibyishimo kuri Big Team ya Irene Empire Entertainment hanyuma ukumva ko rero ari ibintu byiza cyane benshi bakavuga bati bro step forward bro keep it up bro ntugacike intege ujye usitara amano ho gusitara
Gatsinsino abantu bakuvuga bati rwose ni ibintu byiza cyane, niwe Bosco turamukunda turamwishimiye kuri iyi ntambwe kuba iyi kompanyi yamugiriye icyizere, noneho azaperforminga ari kumwe na Symphony Band. Bande nayo igenda ibikora kabisa, bande yuzuyemo abahanga cyane kabisa, bose ubona ko ari abahanga ibintu bakora, ukabona ko babizi cyane, ukabona ko rero abantu benshi bishimye. Iyo niyo navuga ko ari inkuru nziza cyane, inkuru ishimishije kuri NIYO Bosco. Ndabakunda cyane.